mwagize nibyo tubakundira. Abagore hejuru, abagore n'abana b'u Rwanda agaciro. Umugore w'u Rwanda ubu ngubu arakomeye. Hejuru, hejuru cyane dushimira Inkotanyi. Hejuru, urukundo mwagize nibyo tubakundira. Abagore hejuru, abagore n'abana b'u Rwanda agaciro. Umugore w'u Rwanda ubu ngubu arakomeye. Hejuru, hejuru cyane dushimira Inkotanyi. Hejuru, sawa
banjye kubaha mugiye kuduha ibiganiro kuri munsi yakubaha cyapasoni umuryango ku rwego rw'umurenge, banjye kubaha abashyitsi mwatugenderera mu byubahiro byanyu, banyamuryango mugize inteko rusange y'umuryango FPR mu kagari ka Kiryandara, mbanje kubasuhuza muri aho mwese. Mumeje bashimira mu kagari ka Kiryandara, nkaba mbahaye ikaze rero muri iki gitaramo kirimo impanuro nyinshi n'ibyishimo by'ibyo tumaze kugeraho. Nagira ngo ariko mumfashe twakire abashyitsi batugendereye. Akaba ari umushyitsi mukuru. Amadarapo hejuru cyane. Turi kumwe na Honorable Mwiza Esperance. Hejuru. Igiye kuduha ikiganiro cy'imyitwarire y'umunyamuryango FPR Inkotanyi. Turi kumwe na Kapiteni Muyenzi Charles. Hejuru. Agiye kuduha ikiganiro cya ideoloji y'umuryango. Turi kumwe na perezida w'inama njyanama, turi kumwe na chairperson w'umuryango ku rwego rw'umurenge wa Remera, Bwana Muhera Prosper. Hejuru. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Oye. Chairman wa RPF Inkotanyi oye. Harasobanutse kandi arashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aka kagari kacu ka Kiryandara kagizwe n'imidugudu 7. Iyo midugudu hari Gisimenti, naha twicaye, iyobowe ifite chairperson wayo witwa Gasasira Erasmus. Nagira ngo yigire imbere umusozi. Hejuru. Oye. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Oye. Hejuru. FPR oye. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Oye. Arasobanutse kandi arashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Hejuru. Umutungo wa miliyoni 8. Kimwe no gushinga ibimina binyuranye bigamije guteza imbere abaturage b'ukwezi. Bashyizeho kandi ikipe y'umupira. Rero kubatumira banyakwaha namwe banyamuryango muteraniye hano kuzaza kwishyigikira iyo umurenge izaturuka mu murenge wa Gahengeri ejo bundi ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi 2023. Umudugudu muri bagejeje mu mujyi wa Kigali wo kubaka umuhanda wa kaburimbo wa kilometero 3 na metero 200, ukazatwara akayabo ka miliyoni 362. Abaturage bakaba baratangiye gukusanya 30% azangana na miliyoni 108 n'ibihumbi 600,
andi 70% akazatangwa n'ubufatanye bw'umujyi wa Kigali. Amajyambere abanyamuryango babaye ku isonga mu kubaka icyiciro cya mbere cy'umuhanda wa laterite uva kuri Junior Academy ukanyura haruguru y'igishanga ugatunguka kuri Ejo Heza Petero ya Ejo Heza ufite wagize agaciro ka $35,000,000. Ubu bakaba barimo kwisuganya kugira ngo bakore igice cya kabiri, icyiciro cya kabiri cyo gushyiramo kaburimbo kizatwara amafaranga hafi $90,000,000. Isonga mu gufatanya n'abandi mu mushinga wo kubaka umuhanda wa kaburimbo uva kuri Firawo ugahinguka ku rusengero rw'Abadivantisiti. Nabo abaturage bakaba bateganya gutanga 30%, asigaye bakiyambaza umujyi wa Kigali nk'uko bitanzemo umurongo. Banyakubahwa abashyitsi namwe basangwa, abanyamuryango barikiri ya mbere bitabira n'izindi gahunda zose z'umuryango ndetse n'iza leta muri rusange. Uyu mwaka turangije mituelle de santé twarayujuje. Twitabiriye kubungabunga umutekano ndetse n'isuku, gukangurira abaturage babikiri ya mbere kujya muri Ejo Heza, kurwanya igwingira ry'abana no kubahiriza izindi gahunda zose. Ndangije mbifuriza mwese abitabiriye inteko rusange umunsi mwiza no kwisanzura muri iki gitaramo. Rero nije muri RPF turi bato n'umusirikare muri NRM yitwa RANU iza no guhinduka RPF mu 1987 naho n'inzu iyo nteko yabereyemo ndayizi. Shima Imana rero kuva icyo gihe n'amagingo ya ngaya ni umunyamuryango wa FPR kandi kuba ibintu byinshi narabibayemo mbere. Ndashimira Imana none kuba honorable Muvunyi we twayibanaga mu ishyamba mubera we twaraturage. Nagiye mbona bagasasira, nagiye mbona Foronayev n'abandi nama babona ariko Imana bamugisha. Rero muri ibi ngibi iyo tujya kuvuga ideology ya RPF birasobanura, sinzi nivuga mu Kinyarwanda yenda bikana France muragira, ariko ni ukuvuga ibitekerezo bigenga imikorere ya RPF. Sinzi niba Ikinyarwanda nkoresha aricyo, ariko ideology ni imitekerereze cyangwa se ni ibitekerezo biba bya, sinzi Ikinyarwanda cyiza nakora, ariko ideology mu ncamake ni imitekerereze cyangwa se ni ibitekerezo. Hari na bashobora kubyita ingengabitekerezo, sinzi niba ariko bimeze, ariko nabuze nanjye ko mu Kinyarwanda najya, ariko gusa kugira ngo usobanuke turaza noneho kuza kuyibona. Ariko icyo nashaka kuvuga twanabivuzeho ko yenda twabwira ku introduction y'amavu n'amavuko ya FPR Inkotanyi, twari twabivuzeho ko yavutse mu Kuboza 1987 nyuma y'ivugurura rya RANU cyangwa Rwandese Alliance for National Unity. Ibi byabaye nyuma y'igikorwa cyo kugisha inama cyangwa se presentations abanyarwanda b'ingeri zose batuye mu bihugu bitandukanye ku isi, hasuzuma ibibazo by'ingutu byari byugarije abanyarwanda batuye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ibi ni byo byakomotsemo imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi. Icyo nashaka kuvuga hano
ni ukuvuga ngo kugira ngo RPF inkotanyi ishyireho ideology yari iturutse mu gusesengura ibibazo byabaye mu Rwanda kuva kera igihe cy'abami ndetse ukageza igihe cy'abakoloni na za repubulika zindi zakurikiye, cyane cyane ibibazo by'ubuvuzi n'izindi ngengabitekerezo cyangwa se u Rwanda bumvaga ibibazo by'u Rwanda uburyo babya-identifyingaga. Iyo turebye kuva abakoloni baje ntabwo turi bujyemo muri detaye, ariko usanga yuko habayeho gucamo ibice abanyarwanda bashingiye ku mibereho y'abantu cyangwa se classe zari ziri muri society bitewe n'umutungo runaka, noneho baragenda ya mibereho y'abantu yabahuzaga no kuvuga ngo niba bamwe bari abahinzi abandi bakorora abandi bagahiga cyangwa bakabumba, ibyo nibyo byiciro abantu babagamo. Ni ukuvuga ngo aba bantu bombi bose imibanire yabo yari symbiotic, cyangwa se ni ukuvuga ngo ufite iki ukeneye amata, uriya akeneye ibyo kurya, cyangwa se uriya akeneye ibindi n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo sosiyete yacu y'abanyarwanda yari igeze mu gihe hari ibyo bice, ariko hari n'ibindi bivuga. Urugero, hari abacuzi bari batangiye gucura, hari abahazi hariya ku Gikongoro, hariya za Nyagisozi, hari abantu bitwaga abahazi. Abahazi baharaga impu kugira ngo izo mpu zive mu myenda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero uburyo bwo gukora imyenda cyangwa se uburyo bwo gucura hariho tekinoloji yari itangiye kugira. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe hari kubaho wenda nka klasi y'abacuzi ni na klasi y'abahazi y'abakora imyenda. Ubwo nibwo sosiyete zigenda zidevelopa. Ubundi sosiyete ntabwo zijya zidevelopa ku buryo par accident, ahubwo zigira amategeko agenga sosiyete kugira ngo idevelope. Nta mwana dufite rero kuvuga kuri ayo mategeko agenga ntuza society development, ariko ikigaragara ni uko hari n'ibindi byiciro byari kuvuga, sinzi uko byari biri. Reka mbahe nk'urugero, mfite family umwe hano mu Rwanda yari umunyeshuri, noneho baza guhamagara ngo abahutu bari hehe, barahaguruka, abatutsi bari hehe, barahaguruka, we ntiyahaguruka. Noneho baza kumaza, ariko wowe nturi umututsi utahagurutse mu batutsi. Umwarimu amubajije avuga ati twebwe iwacu turi abacuruzi. Niki? Ni abacuruzi. Kuko yumvaga kwa runaka w'umucuruzi, kwa runaka w'umucuruzi babaga ari Bugesera, Nyamata. Nubwo rero hari kubaho igikundi cy'abacuruzi bacuruza, noneho yenda twari kwisanga yenda tudevelopinzemo yenda natwe tukazaba abakapitalisiti nyuma, yenda ibyo si byo nashaka kuvuga. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo byari ibyiciro by'abantu, noneho biragenda hasimburwa amoko y'abagabo. Ubundi mu Rwanda habaga ubwoko bumwe bw'abanyarwanda. Uburyo tuvuga ubwoko bugaragazwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, ubwoko bugaragazwa n'uko abantu bavuga ururimi rumwe. Mu Rwanda ntaho wabona Ubuhutu n'Ubututsi cyangwa se Ubutwa. Ikindi cya kabiri, ubwoko bugaragazwa n'umuco w'Abanyarwanda wari umwe. Ikindi cya gatatu, bari bafite umuco umwe, idini rimwe. Ikindi cya gatatu, geographical position geographique igaragaza ariho bava ngo ntawe wabona Ubuhutu cyangwa se Ubutwa cyangwa se Ubututsi. Ntabwo ururimi bavuga ni rumwe, si Ubuhutu cyangwa Ubutwa cyangwa Ubututsi, kandi noneho n'umuco umwe. Ariko ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo bari Abanyarwanda. Ariko noneho hakabaho n'imiryango
iyo miryango ndetse akenshi banayitaga n'amoko. Abazigaba bajya gusanga babazigaba ni bene Kazigaba. Kwa bene Kazigaba harimo Abahutu, harimo Abatutsi, harimo n'Abatwa. Kandi umuntu akakubwira igisekuru cye neza akageza kwa Kazigaba, n'undi akageza kwa Kazigaba. Ariko ibyo ngibyo izo iyo mibereho y'abantu baza kubyita amoko, noneho babanza gutoresha ubwoko bumwe bati nta wundi waba umutware. N'uwango Ababiligi baza mu Rwanda basanze Abanyarwanda bose bagiraga uruhare mu mitegekere. Hari abatware b'Abahutu bagera muri za 50 n'abangahe, kandi n'aba batwa bari bahari. Ikindi, buri Munyarwanda wese yagiraga umutwe w'ababarizwamo. Ikindi, so rero ibyo byose baragenda noneho barabati noneho nta kibazo, reka abatware tubahe Abatutsi, tubahe Abatutsi. Ibyo ntabwo ntibitindeho, ari noneho ya ntwaro ari nayo baza gukoresha bavuga batari kubona Abahutu mwararenganye. Bakoresha Bagitera, bakoresha ibyo ntabwo ntibitindeho, ba Kayibanda, bakoresha bamuye umutwa. Ibyo byose murabizi ntabwo ntibitindeho cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ibibazo mu Rwanda buri umwe wese yidentifiyaga uko ashaka. Icya mbere, hari uwumvaga ikibazo nyine ikibazo n'Abatutsi ntibakwiriye kubaho no mu gihugu, ndetse haza n'amasomo nayo bavuga ngo abangaba baraturuka ahangaha ni Abahamiti. Abahamiti ni ukuvuga ngo ni bene Hamu, wa wundi n'uwo yavumaga nk'uko n'uwo tubabere n'uvuga ngo Abatutsi babahene Hamu badatukomoka muri icyo gihe, ariko n'ibyigwa bava hirya kugira ngo bapfobye n'uburyo bw'imitegekere bwari buhari mu Rwanda. Ibyo ntitwabitindaho. Icyo rero twashaka kuvuga ni kimwe, abandi nabo bakavuga ati ariko ikibazo noneho Abatutsi bahaguye, abandi bamenyeshejwe, abandi ntibiga, abandi ntibabona akazi runaka, nta n'uwemerewe kujya no mu gisirikare. Ariko noneho na bya bindi nanone biramanurwa, ariko ubundi ibibazo biri hehe? Bamwe atari ibibazo nta munyanduga, burya Abanyanduga bitya na gutya nabo bakwiriye kugira aho badakwiriye kugera. None usanga u Rwanda rwahindutsemo Nduga n'Urukiga. Ubu ni ukuvuga ngo Urukiga ni amajyaruguru kuva za Gisenyi kugera za Byumba n'igice kimwe cyo Mutara. Uzo ni Urukiga. Noneho rero Nduga, ubwo ni ukuvuga ngo uzafata Ubuganza, ufate Ubunyambiriri cyangwa se Ubufundu cyangwa se ibyari Gikongoro n'ahandi, abo nabo bitwa Abanyanduga. Ubwo noneho u Rwanda nanone bakumva bakaba ko ikibazo ari iki cyaba Abakiga, abandi bakumva ko ikibazo igihugu gifite ari icyaba ari Abanyanduga. Tayari kugenda habamo. Ikindi, hagiye habaho leta imwe yasimbura indi muzasimbura icyo gihe, iya Kayibanda isimbuwe ni Habyarimana. Habaho nanone kwica abari basanzwe bari muri ya guverinoma yo kwa Kayibanda. Ni ukuvuga ngo rero buri umwe identification y'ibibazo babyumvaga bijyanye na interest babaga bafite zidafitiye Abanyarwanda akamaro. So rero RPF icyo yakoze ni uko yabanje kwiga mu mizi, ikidentifya ibibazo by'u Rwanda aho bikomoka ni hehe. Ikibazo ni Abahutu, ikibazo ni Abatutsi, ikibazo ni Abatwa. Ntabwo ari aho ngaho ikibazo kiri. Ikibazo kiri kuri poor leadership, ubuyobozi bubi butazi iyo buva, butazi iyo bugana. Habayeho rero gucungukumbura amateka. Habaho gucungukumbura amateka. Hari yari yarigishijwe nabi, RPF iragenda icukumbuye isanga mbere y'ubukoroni
nta hantu higeze habaho intambara y'abahutu n'abatutsi, ntiyigeze ibaho, ntayigeze ibaho n'igihe cy'abami, ntayigeze ibaho. Basanga rero hari aho rero ibyo byose ikindi proper identification ya RPF byatumye iharanira noneho imaze kubona uko ibibazo bimeze, noneho bya bibazo byo byakemurwa bikubirwa muri ideology ya RPF ari ijyanye n'ingingo 9 dufite mbere za 8 uraza kubisobanura. Niho tubona ideology RPF ideology tibonera muri 9 point program yayo. Noneho iki yakoze isanga ubu buryo bwo kumenya ibibazo nyabyo aho buri bugomba no kwigishwa. Umuntu wese uhereye no kubarwanaga ku rugamba bagomba kumenya amavu n'amavuko, bakamenya n'icyo barwanira, kuko iyo utazi umwanzi uwo ari we niho uzasanga ari umuntu ugasanga umuntu aravuga ati ariko icyo kibazo kiri kuri aba nabo nk'uko twabivuze. Rero ugomba kugira who is the enemy, so habaho no kubyigisha. Ikindi cya gatatu, habaho na proper methods, metode z'imikorere nyayo irimo ubunyangamugayo, irimo gukunda igihugu, irimo gushyira imbere inyungu z'igihugu kurusha inyungu z'umuntu ku giti cye. Gushyira mu bikorwa ngira nabyo tureba, turaza kubivuga. Nyiramaso yerekwa bike. Ibyo byose rero turaza kubivuga muri conclusion. Nanone nuko RPF yagize proper identification. Icya kabiri, imenya n'uburyo ishyiraho uburyo bunoze bwo kubishyira mu bikorwa hifashishije inyigisho, ndetse tugira n'umugisha kubera kugira good leadership. Tuvuga muri conclusion good leadership, kandi ikagira ngo babwire burya umuntu wese ibi ngibi umuntu wese arabibona, turaza kubivuga. Rero tugiye nanone kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, habayeho umurongo w'imitekerereze. Uwo murongo rero w'imitekerereze ugaragarira mu ngingo 9. Mbere za 8, ariko nyuma kubera jenoside yakorewe abatutsi hajyaho n'ingingo ya 9 yo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo byayo. So uyu murongo rero w'imitekerereze wizo muzi uko ari 9 niwo ugize RPF ideology. Cya mbere no kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Nanone ahangaha turavuga Nyiramaso yerekwa bike, kandi mu by'ukuri bijya binambabaza iyo uganiriye n'abandi bantu mu bindi bihugu ukuntu bashima u Rwanda banaruvuga, biruta uko twebwe ba nyirarwo tubyumva. Iyo tuvuga kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda byahereye ku gisirikare. Honorable Muvunyi ndumva ahari, ukibeshya turimo mu ishyamba ukavuga nk'ikintu cy'ubwoko baraguhambira, ukibeshya kagira akantu ugiyemo mugeze ahantu ngo ufate akantu katari akawe, cyangwa umusirikare akibeshya akamura urumogi. Umusirikare ntabwo ndi buvuge ibice, ariko
araho ugasanga ikibwira umusirikare kugira ngo ashire kubona nuko murumoye, ariko siko bimeze. Icyo nicyo kibanza kwereka leadership isoba. Leadership rero kugarura ubumwe mu bw'Abanyarwanda ntabwo ari ibintu abantu bagize, ni uko gusa bandi batekereje aribo bayobozi bacu bakongera bakidentifika ibibazo, noneho bakabyigisha ku buryo negative thinking iva mu bantu hakabamo a proper thinking ifite icyamariye abandi cyangwa se sosiyete nyarwanda. So ibi rero ukareba ufasha abasirikare mwarwanaga urabintaguretinze mu cyambere niwe watsinze, ariko uzanye b'abandi bose batsinze bakoraga ya system ukabashyira hari bakabana neza bagasangira hamwe bakagira morale imwe bagakunda igihugu kimwe. Icyo cyonyine hari abumvaga bitashoboka, nyamara byarashoboka. Iyo ureba ukareba n'uburyo bwose avuye hariya mu gisirikare, araje arakiriwe, yigishijwe izi nyigisho kwabayeho kubigisha za FPR cyangwa izi ngingo 8 9 za guverinoma, ari nazo zabaye za guverinoma. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu bavugaga ngo bariya ntibahindura, babonye ko byahindutse kubera proper identification ya RPF kwiga ibibazo by'igihugu. Aho niho ubumwe bwonyine bw'Ubwatane. Mwararasanye, yarakurashe no ku rugamba yenda hari uwo yarashe ukuboko cyangwa ukuguru, yamanika mukamufata mukamushyira hariya akinjira igisirikare. Ikindi, hari abasirikare bapfushije ababyeyi babo, gushyiraho ingamba zo kubuza ababaye bakomeretse guhura. Sinzi nta n'abandi babyumva mu bindi bihugu. Mwavaho ati mwatugize gutya natwe reka noneho n'uwasangaga imirambo y'ababyeyi be ihariya, akagira ati ngo arahuye, bajyaga kumurinde. Kandi ureba ari na eta. Icyo rero ni ibihari, ni ikigaragaza urundi ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse n'ikindi tugomba kuvuga. Abanyarwanda bemera Imana rurema kandi yemerwa n'isi yose, imbabazi zonyine igihugu cy'u Rwanda cyatanze cyangwa kigenda gitanga nta handi wazibona, kandi ni nazo zitugeza ku ntsinzi. Ikindi, abajyaga bavuga ngo Abanyarwanda ngo u Rwanda ruruzuye, ngo ni rutoya, ngo ni ikirahure, ndabyibuka iyo disikuru Habyarimana yivuga. Zari 3 miliyoni, ubu tugeze muri 10,13, ariko igihugu kirakangurira Umunyarwanda buri wese uri hanze kugaruka. Ni ibintu bigaragara, programs murazizi byose murakurikira, ariko kugarura uburyo bw'Abanyarwanda. Aho leta zagize gutya zishyiramo Abanyarwanda bamwe ngo odoro n'umwanzi uguriye. Kareba uruhinja, indege ya Habyarimana yawe, uruhinja nirwo rwarashe Habyarimana, uruhinja bakica.
kuza batari uyu ni inkotanyi kandi ugaharima ntaranabona n'umukecuru utaranabona n'umuntu w'inkotanyi zisa haranazibona kajya hari agatema agapfa kugira ngo rero iyo sosiyete bashyizemo abantu benshi kubera ideoloji yabo ya jenoside, iyo sosiyete kugira ngo uzagarure noneho iyo sosiyete yongere bimwe hari uwiciwe hariya wanyazwe byose, leta ikagerageza nawe ikareba ukuntu ishyiraho za farije ukuntu izabo n'ibindi ikagerageza gufata n'izindi kopi kugarura abanyarwanda kuva iyo bari. Biratangaje, reka mbabwire hari igihe kimwe bigeze hari igihe nari muri kampani yacukuzaga amabuye hariya za Gikongoro, hariya za Nyagisozi, ntabwo ari muri Gikongoro, ni muri Nyanza. Noneho ngiye kumva numva barampamagara batari ko mu bakozi bawe harimo umucenge mugiramo wacengeze abakozi bose indangamuntu zabo tuba tuzifite, ariko ndagira mu myumvire turi kumwe indangamuntu zabo tuba tuzifite, yitwa runaka ntakaza indangamuntu na rimwe, telefona ku murenge wabo zabweye usanga ni umuturage udafite ikibazo, ahubwo yashakaga kugira ngo yite umucengezi ajya mutobo wamwiberekeza niyo handi wabikora sinzi no muntu ndajya muri turebe a leadership is far different from other kinds of leadership twigeze tugira muri kino gihugu. Urumva yari mu siporo ntabwo ari kubona, ariko ndebera rero wari kuza ati noneho mu mimerekeza mvuye mu modeli y'Abagermani bari guca umutwe yari yita umucengezi kugira ngo ajye kubona iki. Sinzi niba turi kumwe kugira ngo noneho tugendane tumenye kwikizuje. Ikiza ni uko ni ibintu twabayeho. So rero ku bumwe bw'Abanyarwanda niyo mpamvu Matiza handitse Vatikatinde n'umuntu yavuye hanze kaza akareba Abanyarwanda ukuntu Abanyarwanda ari urujya n'uruza, akareba ukuntu Abanyarwanda bishimye, akareba ukuntu Abanyarwanda buri umwe akora, ntabwo bumva igihugu cyabayemo genocide nk'iki ngiki ko cyaba kimeze nk'uko kimeze. Ibyo rero tugomba kubishimira ubuyobozi bwa RPF, chairman wa RPF, turaza kumuvugaho muri conclusion uburyo leadership ye natwe twarezwe nayo igikomeje. Rero icyo ni icyumwe bw'Abanyarwanda mu mitekerereze, mu murongo w'intekerezo za politike za RPF, ubumwe kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Icya kabiri, kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibintu. Ngira ngo birazwi neza niba hari ahantu umutekano wabona ku isi aho umuntu yidegembya akagenda uko ashatse, n'abazungukazi bakigendera n'amakabutura yabo n'ibyo bafite mu ntoki byose, zabasanga he za nijoro saa 3 simpamya ko hari indi bajya ndetse no mu mazu atandukanye, ndetse no kagira nkariya nko mu migina ya kera itari y'ubu, yizeye umutekano we. Agira sahandi yambuka agenda yibeshye nka saa 2 z'ijoro
afite telefoni mu ntoki areba, kuvuga ngo umutekano w'abantu n'ibintu byabo, noneho n'ubusugire bw'igihugu kubera ingabo zabo. Niba hari ingabo zifite disipurine, twabaye mu bihugu bitandukanye kandi twanagiye no mu bihugu bitandukanye, uzanarebe aho bariyo bakora patrouille. Noneho burya na za YouTube ushatse ibintu wabibona, urebe n'ahandi bakora patrouille, abaturage baba birukanka. Cyari umuntu wigeze kumbwira ngo wacaga hariya ka Kigali mu gihe cya Habyarimana n'umusivili, watinyaga kureba hariya umusirikare kuri Kotagari wagenda umuraritse ntuza. Sinahugu yenda tutagiye kure mu bihugu bituranye, urebe umusirikare n'umuturage wabo bafite uko bakora, bakaba bari kuri presi, bafite intego bigaragara muri disipurine. Nta gisirikare mu by'ukuri, igisirikare cyacu na polisi yacu ni ukuvuga ngo twatojwe disipurine, kandi iyo disipurine hari aho ituruka. Hari igihe tumva honorable Muvunyi hano abizi, hari igihe higeze kuba mu mabatayo yacu yose uhereye mu Mutara ukageza za Butaka, guhiga muri kampani cyangwa muri peloto cyangwa muri section, umuntu wese umurumuri wese habaho kubahiga, mu gihe izindi ngabo hirya babaho mu manyungori bamwe, ndetse n'iz'amahanga n'iz'Iburayi, nubwo bazagira intuza bazatinyuka. Ariko kurya urumogi hari n'uwo rutera ubwoba, kandi iyo byakaze wese nabo rero ibyo yenda simbitinda. Rero kuba dufite ingabo zihamye kandi ingabo zihuriyemo n'amoko yose n'ibyiciro byose by'Abanyarwanda, kandi zirimo na genda, turi kumwe kuvuga ngo umunyarwanda wese uko yaba wese adahejwe, kandi ntizibe ingabo zaba ngo ni izaba oya, ariko zikaba ari ingabo z'iki z'igihugu. Rero ni nayo mpamvu ubona igihugu cyose gifite umutekano, uhereye ku mupaka ukagera mu wundi. Igihugu cyacu ubona ko mu bihugu duturanye nta handi uzabona umutekano nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo nabyo ni ugushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika akana chairman wa RPF Inkotanyi, kubera ko ya discipline ya discipline ya yindi igikomeza. Iyo ngewe mbyibuka bamwe twari duhari, yanibuka turi mu Kagera, ntambara abayobozi b'imbere bamaze gupfa, tugira umugisha tubona araje, turibeye aratworuganiza ku buryo byageze n'aho n'abamintwari cyangwa se n'ingabo z'amahanga zabaga zije guhuza imishyikirano, bareba ingabo zo mu ishyamba za FPR Inkotanyi, bagasanga ahubwo nizo zikwiye kuba ingabo z'igihugu kubera discipline twari dufite. So rero kuba atworuganiza gutyo kugeza na magingo aya, kandi aracyari strong, aracyakomeye, kandi Imana izajya ikomeza kumuturindira. Ikindi cya gatatu, kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Hari ikintu rero RPF yidentifiye kuri demokarasi, isanga si ukwiyamamaza gusa, ariko hari ibintu nka bitatu
byangombwa cyambere cy'ibanze nuko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bugomba kuba bushingiye ku grassroots y'abaturage. Abo grassroots cyangwa se ushinze imizi mu baturage. Bahoze bavuga miliyoni zingahe mwakoze ari kubaka ruhurura. Ubona yuko intore ntiganya aho bigira gute ishaka iki ibisubizo. Ubona umurongo mwiza wa RPF Inkotanyi. So rero ushingiye kuri demokarasi based on the grassroots. Ikintu kiri kuri grassroots ntabwo wakinyeganyeza ngo kibashe. Imbaraga RPF menya ko imbaraga ziri mu baturage, ziri mu bantu. So icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, standard of living cyangwa se imibereho myiza. Demokarasi RPF yidentifisanga so kujya hariya ngo twebwe abiri runaka cyangwa se ishyaka rinini cyangwa oya. Icyangombwa cya mbere ni uko umuturage agira imibereho myiza. Programs za mituweli de sante, program nyinshi leta yagishyiraho, igega yagishyiraho n'ibindi byose birimo no kwigira, kwihesha agaciro byose, ku buryo ubona ko abaturage bo mu Rwanda leta igerageza, kandi twumvise ko leta nta kindi hoteli ya leta ni RPF. Rero demokarasi ishingiye ku iterambere cyangwa se imibereho myiza y'abaturage. Icya gatatu, demokarasi n'ubundi irimo amatora uko ari bitatu. Niba uyobora isibo yatowe, niba atasatifiye abashinzwe kuyobora amatora akavuguraho agashyiraho ubundi. Iyo ni election ntuza. Rero kuba ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi nta kindi ishingiye ku baturage n'imibereho myiza yabo, atari amasoroga gusa ariko gushyira mu bikorwa. Witwa Abraham Lincoln niwe wavuze ngo it's a democracy, government of the people, for the people, by the people. Ariko niba ari for the people nuko imibereho myiza. Iyo ugiye kureba ukareba mu giturage iterambere ririmo rizamuka, uragenda ugasanga uburyo RPF yateje imbere igihugu ahantu hose urabona ko hari iterambere. Kandi ikindi kiza n'imyumvire y'abaturage. Umuturage wese akumva ashaka kwexcelling, gukora ibintu byiza neza, gutera imbere. Rero kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi nyayo, kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu. Muvuga ngo ubundi yenda tujye nko ku myenda, agiye uguze ibikoresho runaka cyangwa uguze umwenda runaka, ariko iyo ugiye kwitegereza tugomba kugira ubukungu byibura bushingiye kuri matiyeri primaire cyangwa se materiyo zacu, bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu. Kuba ngo ubukungu bwihagije, ubukungu yenda niyo twagira ibyo tugura hanze ariko tukabigura ari inyongera, atari ukuvuga ngo buri kintu cyose uragura hanze. Niyo mpamvu hagomba kubaho inganda n'ibindi byose biri made in Rwanda. Ikindi kandi birashoboka, hari gahunda za leta murazizi hirya no hino. Nareba ko niyo ugenda ukurikirana ukareba noza indisizi cyangwa se ukareba
uburyo ubukungu bw'igihugu buzamuka, ubona ko percentage u Rwanda ruhora rutera imbere ruzamuka, ugasanga ni ibyandikwa n'amahanga, si twebwe gusa ariko n'abanyamahanga kandi nabo babyivugira. Rero ibyo nabyo. Icya kane no ku cya gatanu, guca ruswa, gutonesha n'imicungire mibi y'umutungo w'igihugu. Ahangaha u Rwanda ni rumwe mu bihugu bya mbere ku isi rufite icyitwa zero tolerance ya corruption. Mu gihe usanga ibihugu ruswa ari imuzi, ruswa ari umuco. RPF oye! Oye! RPF oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye! Ntabwo yasobanuye. Iyo order yonyine, turi n'abasirikare bake bafite ibikoresho bike. Byinshi ni conclusion. Bafite ibikoresho byinshi na discipline. Rero kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, nuko bifite umuyobozi wihariye. Twese hamwe nuko tugomba gushyigikira RPF kugira ngo turusheho guteza imbere igihugu. Murakoze. U Rwanda rwacu ingobyi duhetse mbashaka kumva bivuze cyane, bigomba gukozaho. U Rwanda rwacu ingobyi duhetse, u Rwanda rwacu mwambare batangiye gukotora. Oya, rambura. U Rwanda rwacu ingobyi duhetse, u Rwanda rwacu ingobyi duhetse, u Rwanda rwacu ingobyi duhetse, muri n'abanyamuryango. Turireba nk'abanyamuryango, tunirebe nk'abayobozi, turebe niba twubahiriza ibyo igenzura ryabaza muri ako kanya bijyanye na ideoloji yacu y'umuryango wa RPF Inkotanyi ishingiye kuri discipline. Ese niko bimeze? Ariko urangwa n'ikintu gikomeye cyane, urangwa n'ubwitange burimo discipline ihambaye. Kugeza no kuri uyu munota amanota turacyayafite, ariko tugomba gukozaho. Ideoloji yayivuze, nanjye yigarutseho. Turagenda tureba rero ese muri ya ideoloji yacu, mu mikorere yacu, mu myitwarire yacu, turajyana nayo. Umwe aragenda aca iburyo, undi aca ibumoso. Ndagira ngo ngaruke ku bigomba kuranga imyitwarire igomba kuranga umunyamuryango. Murumva ko bambwiye ngo nk'intore, imyitwarire igomba kuranga umunyamuryango igomba kugira aho igaragarira. Si ukuba wifashe neza nk'umuntu ugiye gusoma misa cyangwa uri mu rusengero, ni mu bikorwa, ni mu byo ugaragariza abanyamuryango n'abandi bagukikije. Wa munyamuryango ugomba kuba umunyamuryango urangwa n'indangagaciro n'umuco nyarwanda. Umuyobozi abeho neza nuko abayobora baba bafite ubuzima bwiza. Hari ibibazo dufite
duterwa n'abandi, ariko hari n'ibyo twitera ubwacu. Ubwo buri wese yishyiremo yumva bahagaze. Dufite inshingano zo kubibonera ibisubizo byose, bitabaye ibyo ntituzabaho uko tubyifuza. Ndakeka mubyumva neza. Arongera ati umuyobozi mwiza agomba kugira imbaraga zo kubaza impamvu ibintu bidakorwa uko byari biteganyijwe. Uwo ni umuyobozi mwiza, uko mwese muranga muri abayobozi. Umuyobozi w'umunyantege nke ntashobora kubaza cyangwa gutuma ibintu bikora. Iryo ni ijambo ya chairman w'umuryango. Ndabashimiye kugira ngo mubimane. Ayo mashyi ntabara intore. Intore ikomera amashyi hejuru. 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 Hejuru cyane. Hejuru. 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 Aha. Simuka. Ariko ubwo wampaye ibyo ndabyemeye. Ntabwo ndi bubatindire, twaganiriye inshuro nyinshi ku nsanganyamatsiko zo basobanuye muri inteko rusange y'aka kagari. Insanganyamatsiko zari ebyiri, yari ideoloji, amatwara, amahame remezo shingiro ya FPR Inkotanyi. Ngira ngo twayaganiriyeho inshuro nyinshi, nanjye ubwanjye narayigishije inshuro nyinshi, ngira ngo mwarayafashe: ubumwe, umutekano, demokarasi, iterambere rirambye, kurwanya imibereho mibi, kurwanya ruswa, gutera imbere, kubungabunga ibyo twagezeho, kurwanya ubuhunzi, kubana neza n'amahanga. Haje kwiyongeraho ingingo yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo niyo ideoloji ya FPR Inkotanyi. Insanganyamatsiko ya kabiri, Honorable Mwiza Esperance yavuzeho, ni imyitwarire n'imikorere y'abanyamuryango. Ni ikintu gikomeye. Abantu badafite discipline nta kintu bashobora kugeraho. Yewe nk'umunyamuryango wa mbere muri iki gihugu, ni wazanye FPR muri iki gihugu. Twakoraga mu ikubitiro twihishe, turi bake, none turakorera ahagaragara. Twageze ku bintu byinshi. Yavuze ibanga. Iyo tutagira ibanga nta kintu tuba twaragezeho, abo twarwanaga nabo baba baratumaze. Ibanga twari dufite ntabwo bigeze basobanukirwa, n'uyu munsi ntibarabisobanukirwa. Ntabwo bigeze basobanukirwa intambara yo twarwanaga yo kubohoza iki gihugu. N'ubu bajya bivuga muzumve za YouTube za uriya watorotse General Habyarimana abivuga ngo ntabwo bamenye, ntabwo bayimenye, n'ubu ntabwo barayimenye. Kubera iki? Kubera ko twari dufite ibanga, twakoraga mu ibanga. N'umuntu mubana ntamenye uko bigenda, sibyo? Buriya n'abantu mubona bagiye abenshi nta nubwo bazi ibanga rya FPR Inkotanyi. Ntibazabatera ubwoba, ntimuzagire, ariko mukwiye kugira ibanga. Ibanga ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyubatse FPR Inkotanyi.
kwihangana, gukunda igihugu, kwitanga. Banyamuryango, abantu bamaze kurengwa. Turakora inama ku mugaragaro, turi mu gihugu cyose, turi mu mahanga, dufite ingabo muri Mozambique, muri Sudani, hirya no hino. Dufite za ambasade abahagarariye igihugu, dufite ibintu bisa neza, bayibuze ibikorwa. Ariko abantu bataye discipline, umurengwe uragira utya ukumva abantu batuvuyemo birukanse bagiye bari hanze hariya barasakuza, ngira ngo mujya mu bumva. Bira ni umurengwe no kutagira discipline. Thank you.